Kongwenisme rero ivuga ko Kiliziya Katolika cyangwa Katolicisme yafatishije ukuri kwari mu mwuka ikaguhindura ubutegetsi bwo hanze. Kongwenisme ireba Katolike nk'igikoresho cy'umwijima w'ubumenyi, mu ndimi z'amahanga icyo bita ignorance. Ignorance cyabujije abantu kubona ko Imana itari i Roma, itari i Vatikano, itari Washington, itari London, itari Paris, itari Moscow, ahubwo iri muri buri wese. Ubwami bwayo buri muri twe nk'uko tubisoma muri Luka igice cya 17 umurongo wa 21. Yes. Mureke rero dusobanukirwe, turushaho gusobanukirwa kugira ngo tugire intangiriro nziza yo kumenya umurongo wa Kongwenisme ni iki, nitujyana he, ituyobora ku Mana, itujyana ku yihe Mana. Ko byagaragaye ko Imana ari nyinshi, abantu rero bakurikiramo iyo bakurikira, bahitamo iyo bakurikira bitewe na matrice barimo. Niba uri muri matrice y'umucuri uzahitamo Imana yinda, niba uri muri matrice y'ukuri uzahitamo Imana y'ukuri, Imana kamerano. Ubwo niba uri muri matrice y'umucuri uzahitamo Imana karemano. Sibyo? Tuzagenda twibanda ku mvugo ebyiri nyine, tuzakoresha Ikinyarwanda cy'ubu cyangwa se indimi zuha byaba n'izindi z'amahanga, ariko dukoreshe n'ururimi rw'Abakongwe, uburyo bw'Abakongwe, icyo bita ubumenyi gnosis. Imvugo n'ubwenge n'ubuhanga bwo hambere yerekana igihishwe mu ndimi n'imigani. Tuzarushaho rero gusobanukirwa, ndabizi neza. Sibyo? Ko Kongwenisme isobanura Bibiliya, isobanura Katolika na Islam. Umwe mu mizi, ukuri kumwe kwahindutse idini eshatu. Kongwenisme ivuga ko mu ntangiriro abantu bose bari bafite ubumenyi bw'Imana imbere muri bo, icyo bita gnosis. Ariko uko imyaka yagendaga abantu batangiye gusimbuza uwo mwuka n'amategeko. Batangiye gusimbuza uwo mwuka amategeko, bakubaka amashami y'idini atandukanye, buri rimwe rishingiye ku ruhande rumwe rw'ukuri. Abakongwe bati umusozi w'Imana urimo imihanda myinshi, ariko inkingi imwe niyo ituma uhagarara, ni ubumenyi bwo kwimenya. Iyo niyo mizi ya gnosis. Gnosis nayibabwiye ni ubumenyi, uwo niwo muzi wo kumenya. Iyo niyo mizi yo kwimenya, iyo niyo mizi yo kwisobanukirwa, iyo niyo mizi yo kumenya Imana. Kwimenya ni ukwimenya nk'isezerano ry'Imana, nta kindi bisobanuye. Bibiliya mu maso ya gnosis cyangwa mu maso ya Kongwenisme, Bibiliya by'umwihariko inyigisho za Yesu zifatwa nk'ubutumwa bwo kuburira umuntu ngo agaruke mu bwenge bwe bw'imbere. Yesu ntiyazanye idini, yazanye ubumenyi bw'ubwoko bw'imbere, cyo bita inner kingdom, ubwami buri muri twe, bwa bwami twabonye muri Luka 17 umurongo wa 21. Kongwenisme ivuga ko ibi byahishuraga isano hagati y'umwuka w'Imana n'umuntu, ariko igihe Abaheburayo, Abagiriki n'Abaroma batangiraga guhindura inyigisho z'ubumenyi zikaba amategeko n'ibikorwa byo hanze, byabaye Katolicisme cyangwa biba Katolika, byahise biba idini. Nk'ukuri kwabaye inyuma, Kongwenisme ivuga ko Katolike yafatishije ukuri kwari mu mwuka ikaguhindura ubutegetsi bwo hanze. Papa, umuntu yafashe umwana w'umwuka wera, yafashe umwanya w'umwuka wera. Papa ubwe nk'umuntu yahise afata umwanya w'umwuka wera. Ibyanditswe byahindutse amategeko aho kuba ubuhishurwe. Ibyo Yesu yavugaga mu gihishwe byabaye ibintu byo hanze, amazu, amasakaramentu n'amategeko. Abakongwe baravuga ngo ibyo bari barahawe ngo babyare umucyo barabihinduyemo imiryango y'abajya, babihinduyemo iminyago y'amabuye. Yego. Rero reka turebe Katolike nk'igikoresho cy'umwijima w'ubumenyi, cyo twabwiye cyitwa ignorance, cyabujije abantu kubona ko Imana itari Roma, itari Vatikani, itari i Paris, itari Londres, itari Moscow, itari Washington, itari hehe,
aho hose mbabwira hari ibyicaro by'amadini y'umucuri, ahubwo iri muri buri wese, iri mu muntu, ubwami bw'Imana, icyo bita inner kingdom buri muri twebwe. Isilamu nk'uruhande rwa kabiri rero rw'ishurwa. Kongonizm ivuga ko Isilamu yaje nk'igice cy'ubuhamya bw'imbabazi n'ubutabera. Muhammad yahamagaraga abantu kumenya ko hari Imana imwe, atari ibigirwamana byinshi. Ibyo ni igikorwa cyiza cy'ubuhishurwe. Icyo ni igikorwa cyiza cy'ubuhishurwe, ariko nabyo byaje gufatwa nk'itegeko ritagira ubugingo, kuko ryibanze kukumvira inyuma, ntirirenga kukumva imbere. Sibyo ni ikibazo cyavukiye. Abakongwe bati uwumva ijwi ry'Imana hanze ye ntabwo ari ryo, ahubwo ni igicucu cyaryo kimuhamagara. Aka kantu si keza mwa bantu. Uwumva ijwi ry'Imana hanze ye, uwumva Imana imuhamagarira hanze ye, ntabwo iryo ari ijwi ry'Imana, ahubwo ni igicucu cyaryo kimuhamagara. No muri Bibiliya byanditse, byaravuzwe ati abazaza bavuga ngo ni uwera, ngo bazaba bavuga ngo ni njye Yesu, bazaba bavuga iki? Ati ntago ari bo, ati abantu uzabihorere, uza ko umwana w'umuntu kuzaba kutaragera, kuko nicyo kintu bazaba babivugira. Yego, Isilamu rero nk'uko Kongonizm ibibona ni inzira y'inyuma y'ukuri kwa mbere, unity of God, ubumwe bw'Imana, ariko idafite urumuri rw'imbere, inner light Yesu yavugaga. Sibyo, urumuri ntago ruba mu madini. Ibyo bintu mubyumve, mubimenye, mubizirikane kandi mubikomereho. Itandukano ry'ingenzi uko Kongonizm ibona ukuri kwa Bibiliya, Katolike, Isilamu n'andi madini. Imana iri imbere mu muntu, Imana iri hanze muri papa, itorero. Imana iri hanze ikubwira ibikwiye n'ibidakwiye. Yesu yigishije ubwenge bwo kwimenya. Yesu yagizwe ikigirwamana cyo gusengwa. Yesu yagizwe intumwa yo kubahwa. Ubumenyi nk'inzira yo gukira ibyaha bikijijwe n'amategeko n'amasakaramentu. Ibyaha bikijijwe no kumvira n'igikorwa. Ubwami bw'Imana buri imbere. Ubwami bw'Imana ni ubutegetsi bwa papa. Ubwami bw'Imana ni amategeko ya Allah, cyangwa se Imana mu Kinyarwanda, ni mu Cyarabu. Kongonizm ivuga ko ibi byose ari ibice by'ukuri kumwe, ariko byaratandukanijwe n'abantu batabasha kwihanganira ukuri kuzuye. Sibyo, Yesu bamugize Imana, bamugira ikintu cyo gusengwa. Singo, kandi Imana dukwiye gusenga twabonye ko iri muri twe, igendana natwe, ibana natwe, ihorana natwe. Ariko Yesu w'umuntu nyine bamuzanye kugira ngo abe ikigirwamana, abe ikintu cyo gusengwa, cyo kurangaza abantu. nk'uko twabibonye inyigisho y'Abakongwe, ukuri kumwe ku Mana imwe iri mu bantu bose. Kuko niba amadini yose banditse, hari Bibiliya, hari Korani, hari Tora, hari ibitabo byinshi, byose bivuga Imana dukwiye gukurikira, kandi bikazanwa n'amadini atandukanye afite kwemera gutandukanye. Ni ukuvuga ngo ntabwo wava mu idini ry'Abasilamu ngo ujye gushaka mu barokore cyangwa mu bakristo. Ntabwo bishoboka. Ubu uri umunyamahanga, uba ugomba kubanza ugahindurwa kugira ngo ugire ikintu icyo ari cyo cyose wakoramo. Urumva mu by'ukuri Imana batubwira basenga baratubeshya, n'Imana yo kutujijisha. Ni gute se baba basenga Imana imwe, kandi umwe akaba ari wafata nk'undi nk'umuntu w'umusataniste, undi akaba afata undi nk'umuntu utazakingura ururembo rw'ijuru, kandi bose basenga Imana imwe n'ikintu ishingiyeho ari kimwe? Ikigaragara ni ukutubesha. Ukuri kumwe ku Mana imwe iri mu bantu bose. Ushaka kubona Imana, ajya areba mu maso y'undi muntu, kuko ariho hari ishusho yayo. Urebe mu jisho rya mugenzi wawe. Ubona urumuri hanze atarubonye imbere ntarumenya, ntago arumenye. Yarumenya ate? Abakongo bavuga ko Imana itagabanyijwe mu madini, ahubwo yigabanyije mu mitima y'abantu kugira ngo buri wese ayimenye mu buryo bwe. Niyo mpamvu mu Bakongwe bavuga ko Muhammad ni ijwi ryo kubyutsa umuco n'ubutabera. Yesu ni ijwi ryo kuzamura urumuri rw'umwuka. Moses ni ijwi ryo gutandukanya ukuri n'ikinyoma. Ariko ibyo byose ni ibice by'umurongo umwe w'Imana imwe, ubumenyi buhuriza byose mu muntu. Ingo Yesu ni ijwi ryo kuzamura urumuri rw'umwuka.
Muhamadi ni ijwi ryo kubyutsa umuco w'ubutabera. Moses wo bita Mose ni ijwi ryo gutandukanya ukuri n'ikinyoma. Yego, ariko byose ni ibice by'umurongo umwe w'Imana imwe, ubumenyi buhuriza byose mu muntu. Yego, itwigisha uyu munsi mu buryo bw'abakongwe, ushaka Imana areke kuyirondera mu bitabo, ayishakire mu gituza, mu mutima. Ijuru n'ikuzimu si ahandi, ni mu mutima w'utari wayimenye. Ibyo nta handi bira. Ijuru ririya twigishijwe na kuriya kuzimu twigishijwe, hari ahantu Satani azajya guhanirwa we n'abantu be n'abamuyobotse, hari Imana nayo izajya guhembera abayikurikiye, hari ahantu haba mu gitabo. Ibyo bintu twarabibabwiye. Rero reka tugere ku musozo, w'inyigisho z'uyu munsi. Hano kwa Ndigaba, kwa Ndigaye, hano kwa Rwangambibi, kwa Muzansibo. Ariko ikigaragara cyo umuntu agomba kubyinjiramo mu mwuka, atari mu mategeko, atari no mu mubiri. Wajya mu mubiri, Yesu yarabivuze ati dukwiye gusenga Imana mu mwuka no mu kuri. Nujya mu mubiri nyine uzaba uri muri matrice, uzacurama Imana uzayibura, uzabura Imana muri wowe, urumuri ruri muri wowe ruzazima, ushiduke uri gushakisha Imana hanze, uri kwiruka inyuma y'abapagani, abantu batagira Imana. Sibyo? Reka dusabe Imana rero ngo mu ruhande rwacu, nibyo nabasaba nanjye nisabira, mu izina rya Yesu, nzira y'ukuri, Imana ibidufashemo. Singo